Hari abantu benshi bibaza bati ese Bibiliya ni igitabo gisanzwe cyangwa ni igitabo kirimo ubuhanuzi bwaturutse ku Mana? Ese ibintu byanditswe imyaka amagana mbere yuko biba byarasohoye koko? Muri documentaire tugiye kurebera hamwe ubuhanuzi bwo muri Bibiliya bwamaze gusohora, uko buhuye n'amateka y'isi ndetse n'ubundi buhanuzi abantu benshi bemera ko butarasohora ariko Bibiliya ivuga ko buzabaho. Muri iki gice cya mbere aho tugiye kwibanda ku buhanuzi bwo kuza kwa Mesiya ariwe Yesu Kristo. Abahanuzi bo mu isezerano rya kera banditse ibyerekeye Mesiya imyaka amagana mbere y'ivuka rye. Iyo urebye uburyo bwo buhanuzi bwasohoye usanga ari kimwe mu bintu bituma abantu benshi bafata Bibiliya nk'igitabo cyihariye. Mu ntangiriro za Bibiliya, nyuma y'uko Adamu na Eva bacumuye, hari amagambo Imana yabwiye inzoka avuga ko urubyaro rw'umugore ruzayimenagura umutwe. Abakristo benshi basobanura aya magambo nk'ubuhanuzi bwa mbere bwerekeza kuri Kristo. Nubwo icyo gihe nta zina rya Yesu ryavuzwe, hari isezerano ry'uko Imana izazana umukiza uzanesha ikibi. Umuhanuzi Yesaya yanditse agira ati umwari azasama inda abyara umuhungu. Iri ni ijambo ryanditswe imyaka irenga 700 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Mu isezerano rishya dusoma ko Mariya yasamye ku buryo bw'igitangaza maze Yesu avukira i Betelehemu. Undi muhanuzi witwa Mika yaravuze ko Mesiya azavukira i Betelehemu. Icyo gihe Betelehemu yari umudugudu muto cyane, ariko amateka agaragaza ko Yesu yavukiye aho nyine. Yesaya nawe yahanuye ko Kristo azakiza abarwayi, ahumuriza abafite imitima imenetse, kandi azazanira abantu ibyiringiro. Iyo dusomye ubutumwa bwiza dusanga Yesu yarakijije abarwayi, ahumura impumyi, yigisha urukundo, imbabazi n'imbabazi z'Imana. Kimwe mu buhanuzi butangaje n'ubwanditswe muri Yesaya ibice 53 havugamo umuntu uzagwa agacumitirwa ibyaha by'abandi, agakubitwa, akababazwa, ariko ibyo byose bikaba aribyo bizazana agakiza. Iyo usomye inkuru yo kubambwa kwa Yesu usanga byinshi muri byo byarasohoye. No muri Zaburi ya 22 handitswemo amagambo asa cyane n'ibyabaye igihe Yesu yari ku musaraba. Harimo no kuvuga ko imyambaro ye bazayigabagabana bakayifindira ubufindo. Hari ubundi buhanuzi bwerekanaga ko Mesiya atazaguma mu gituro. Abakristo bemera ko Yesu yazutse ku munsi wa gatatu, kandi koko yarazutse. Kuzuka kwe ni ishingiro ryo kwizera kose k'umukristo. Abemera Bibiliya bavuga ko kuba ubuhanuzi bwinshi bwaranditswe mbere y'igihe bugasohora bibaha icyizere ko n'ibindi Imana yasezanije bizasohora. Hari n'ababireba nk'ibintu by'amateka cyangwa inyandiko z'iyobokamana, bityo bakagira ibindi bisobanuro. Niyo mpamvu ari byiza ko buri muntu asoma Bibiliya akiga amateka, akikorera ubushakashatsi. Niyo umuntu yaba afite ibibazo byinshi, ubutumwa bwa Bibiliya bushimangira ko Imana isoza ibyo isezeranya ku gihe cyayo. Abantu benshi banyura mu bihe byo gutekereza akazi, gukira, amahoro mu muryango cyangwa ibisubizo by'amasengesho. Inkuru y'ubuhanuzi bwa Mesiya yibutsa abizera ko isezerano rishobora gutinda ariko rigasohora. Icyakora si buri kintu kibaho tugomba kwita tukita ubuhanuzi bwasohoye. Ni ngombwa kugereranya ibyo twumva n'ibyo Bibiliya ivuga no kwirinda gufata imyanzuro idafite ishingiro. Wabanje kunkunda Ukizungu wabanje kunkunda Ugasiga byose ushakashaka Wowe w'igiciro Wanyiguriye igiciro Nzagukora b'imbata yawe Satani cyangwa abadayimoni. Ubundi buhanuzi bukomeye n'amagambo Yesu yavuze ku rusengero rwa Yerusalemu no ku mujyi wa Yerusalemu. Nuko aya magambo ahuzwa n'ibyabaye mu mateka. Yerusalemu wari umurwa mukuru w'Abisiraheli ndetse n'ahari hubatse urusengero rukuru. Abantu baturukaga impande zose bakajya ku rusengeramo. Mu gihe cya Yesu benshi batekerezaga ko urwo rusengero rutazigera rusenywa kubera ubwiza n'agaciro rwari rufite, ariko Yesu yavuze amagambo ayatunguye abantu benshi. Yabwiye abigishwa be ko hazagera igihe nta buye na rimwe rizaba rigeretse ku rindi. Icyo gihe byari bigoye kubyizera.
nyuma y'imyaka hafi 40 habaye intambara hagati y'abaroma n'abayahudi. Mu mwaka wa 70 nyuma ya Kristo, ingabo z'abaroma ziyobowe na Titusi zagose Yerusalemu. Umujyi wararimbuwe, urusengero ruratwika, abantu benshi baricwa, abandi barahunga. Amateka agaragaza ko ibyo byabaye ari kimwe mu byago bikomeye byabaye ku bayahudi. Abakristo benshi babona ibi nk'isohozwa ry'amagambo Yesu yari yaravuze. Nyuma yo kurimbuka kwa Yerusalemu, abayahudi benshi batataniye mu bihugu bitandukanye, bamaze ibinyejana byinshi batuye mu Burayi, muri Aziya, muri Afrika no mu bindi bice by'isi. Nubwo bari barakwirakwijwe, bakomeje kubungabunga ururimi rwabo, umuco wabo n'imigenzo yabo. Abashakashatsi benshi bemera ko kuba ubwoko bumara igihe kirekire butatanye ariko bugakomeza kubaho ari ikintu cyihariye mu mateka. Mu kinyejana cya 20 habaye impinduka zikomeye, aho mu 1948 hashinzwe leta ya Isiraheli, maze abayahudi benshi batangira gusubira mu gihugu cyabo baturutse hirya no hino ku isi. Abantu benshi basoma Bibiliya babona ibi nk'ibindi bice by'amateka bihuzwa n'ubuhanuzi bwo mu isezerano rya kera, nubwo hari impaka zitandukanye ku buryo ubwo buhanuzi busobanurwa. Niyo mpamvu ari ngombwa gusoma Bibiliya witonze no kumenya ko hari uburyo butandukanye bwo kuyisobanura. Amateka ya Yerusalemu atwigisha ko ubutegetsi, ubutunzi n'inyubako bikomeye bishobora guhinduka. Ibintu abantu batekereza ko bitazigera bihinduka, rimwe na rimwe bihinduka mu buryo butunguranye. Bitwibutsa kandi ko amagambo umuntu avuga ashobora kugira uburemere, ariko ariyo mpamvu Bibiliya ishishikariza abantu kubaho mu kuri, mu butabera no mu kwicisha bugufi. Ku bakristo, aya mateka ni umwanya wo kuzirikana ubudahemuka bw'Imana no kubaho biteguye. Nubwo twabonye ubuhanuzi bwinshi abakristo bemera ko bwasohoye, Bibiliya inavuga ku bintu bizaba mu minsi y'Imperuka. Hari amagambo avuga ko kwiyongera kw'intambara, ibiza, kuyoba kw'abantu no kugaruka kwa Yesu Kristo. Reka twinjire mu gitabo cya Daniyeli, kimwe mu gitabo cyuzuyemo ubuhanuzi buzwi cyane muri Bibiliya. Iyi ni imwe mu ngingo yasuzumwe cyane n'abasoma Bibiliya ndetse n'abashakashatsi b'amateka. Daniyeli yari umwe mu bayahudi bajyanywe mu bunyage i Babuloni. Nubwo yari kure y'igihugu cye, yakomeje kuba indahemuka ku Mana. Kubera ubwenge n'ubudahemuka bwe, yabaye umwe mu bajyanama b'abami b'i Babuloni. Umunsi umwe umwami Nebukadinezari yarose inzozi zikomeye, ariko ntiyashobora kuzisobanukirwa. Daniyeli asenga Imana, ahabwa kumenya izo nzozi n'ubusobanuro bwazo. Umwami yari yarose igishushanyo kinini, umutwe wari zahabu, igituza n'amaboko byari feza, inda n'amatako byari umuringa, amaguru yari icyuma, ibirenge byari bivanze ibyuma n'ibumba. Hanyuma ibuye ryaraje arimenagura icyo gishushanyo cyose, maze arinduka umusozi wuzura isi yose. Daniyeli yavuze ko buri gice cy'icyo gishushanyo cyasobanuraga ubwami buzagenda bukurikirana. Umutwe w'izahabu wasobanurwaga nk'umwami wa Babuloni wari uyobowe na Nebukadinezari. Mu gihe cyabwo Babuloni yari igihugu gikomeye cyane, ariko Daniyeli yavuze ko hari ubundi bwami buzabusimbura. Nyuma y'igihe, amateka agaragaza ko Babuloni yatsinzwe. Igituza cy'ifeza cyasobanuwe nk'umwami w'Abamedi n'Abaperesi nibwo bwafashe Babuloni maze buyiyobora imyaka myinshi. Muri icyo gihe nibwo umwami Kuro yemeraga abayahudi gusubira iwabo, kongera kubaka urusengero. Mu gice cyacu kibanza twarabivuze, twasobanuye neza Abamedi n'Abaperesi uburyo bahindutsemo Irani. Inda n'amatako by'umuringa byahujwe n'ubwami bw'Ubugereki. Abantu benshi babihuza n'ubutegetsi bwa Alexanderi wa mbere, bigaruriye ibice byinshi by'isi mu gihe gito. Nyuma y'urupfu rwe, ubwami bwe bwacitsemo ibice byinshi nk'uko amateka abyerekana. Amaguru y'icyuma akunzwe guhuzwa n'ubwami bw'Abaroma. Abaroma bari bafite ingabo zikomeye kandi baguye ibihugu byinshi. Ni muri icyo gihe Yesu Kristo yabayeho, kandi n'Abaroma bamuciriye urubanza rwo kubambwa. Ubwami bw'Abaroma bwagize uruhare runini mu mateka y'isi.
igice cya nyuma cy'igishushanyo kivuga ikirenge kivanze n'ibyuma. Abasoma Bibiliya ntibabyumvikanaho kimwe. Hari ababihuza n'ibihugu byo mu bihe bya nyuma bizaba bifite imbaraga ariko bidafite ubumwe busesuye. Abandi bo babibona nk'ibimenyetso rusange by'uko ubutegetsi bw'abantu budahoraho. Ni byiza kumenya ko hari ubusobanuro butandukanye, bityo umuntu akirinda kuvuga ko hari kimwe rukumbi kidashidikanywaho. Ibuye ryamenaguye ubwami bwose. Mu myizere ya Gikristo benshi babona iri buye nk'ikimenyetso cy'ubwami bw'Imana buzahoraho iteka. Bitanga icyizere ko nubwo ubutegetsi bw'abantu buhinduka, Imana ari ifite ijambo rya nyuma. Amateka y'ubwami bukomeye atwigisha ko nta butegetsi bw'isi buhoraho. Ibihugu bikomeye byaravutse, biraguka, hanyuma birasenyuka. Ibyo bitwigisha ko abantu badakwiye gushingira ibyiringiro byabo ku mbaraga z'isi gusa, ahubwo bakwiriye no kuzirikana indangagaciro ziramba nk'ukuri, ubutabera n'urukundo. Kuba Kristo, ubutumwa bwa Daniyeli ni ugukomeza kwizera Imana no kuyibera indahemuka niyo ibihe byaba bigoye. Reka twinjire mu bimenyetso by'iminsi y'imperuka. Hari benshi bavuga ko turi mu minsi ya nyuma, hari n'abavuga ko ibimenyetso byose byamaze gusohora. Abandi bo bavuga ko tugomba kwitonda kuko abantu benshi bagiye bavuga amatariki y'iherezo ry'isi ariko ntibyabayeho. Muri documentaire ntitugiye gutangaza itariki y'iherezo ry'isi kuko Bibiliya ivuga ko nta muntu uzi umunsi cyangwa isaha, ahubwo tugiye kureba ibyo Yesu n'abahanuzi bavuze, nuko abantu benshi babihuza n'ibibera muri iyi si muri iki gihe. Mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 21, Mariko 13 na Luka 21, abigishwa babajije Yesu bati, niki kizaba ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimperuka? Yesu ntiyahise ababwira itariki, ahubwo yababwiye ibimenyetso. Yesu yababwiye ko bazumva intambara n'impuha z'intambara. Iyo turebye amateka y'ikinyejana cya 20 n'icya 21, tubona intambara nyinshi zabaye mu bice bitandukanye by'isi, ariko ni ngombwa kumenya ko intambara zabaye no mu bindi bihe byo hambere. Niyo mpamvu abakristo batandukanye batabyumva kimwe. Hari ababifata nk'ibimenyetso bikomeza kwiyongera, abandi bakavuga ko Yesu yashakaga kwigisha ko abakristo batagomba guhagarika umutima igihe babona ibihe bikomeye. Yesu yavuze ko hazabaho inzara n'ibyorezo. Isi yagiye ihura n'inzara mu bihugu byinshi ndetse n'indwara zikwirakwira mu migabane itandukanye. Abantu benshi babihuza n'aya magambo ya Yesu, ariko nanone ni byiza kwibuka ko izi ngorane zabaye mu mateka inshuro nyinshi. Yesu yavuze ko hazaba nyamugigima ahantu henshi. No muri iki gihe ibiza nk'imitingito, imyuzure, amapfa n'inkubi z'umuyaga zikomeje kugira ingaruka ku bantu benshi. Abahanga bavuga ko hari impamvu zitandukanye z'ibibiza, mu gihe abasoma Bibiliya bamwe babibona nk'ibiri mu bimenyetso bya Yesu Kristo. Mu gitabo cya Daniyeli harimo amagambo avuga ko mu gihe cy'imperuka ubumenyi buziyongera cyangwa se ubwenge. Mu myaka 100 ishize isi yabonye impinduka zikomeye: mudasobwa, internet, telefone zigezweho, ubwenge buhangano n'ubuvuzi bwateye imbere. Harababona ibi nk'isohozwa ry'ubwo buhanuzi, mu gihe abandi bavuga ko uwo murongo ushobora no gusobanura kwiyongera gusobanukirwa ubuhanuzi ubwabwo. Kimwe mu bimenyetso Yesu yavuze nuko ubutumwa bwiza buzakwira amahanga yose. Uyu munsi Bibiliya yasobanuye mu ndimi nyinshi cyane. Ubutumwa bwiza bubwirizwa ku maradiyo, televiziyo, YouTube, podcast n'imbuga nkoranyambaga. Nubwo hakiri abaturage bamwe bataragerwaho n'ubwo butumwa, uburyo bw'ikoranabuhanga bwatumye bushobora kugera kure kurusha mbere. Yesu yatanze umuburo ukomeye cyane avuga ati, mwirinde abahanuzi b'ibinyoma. Muri iki gihe hari abantu benshi bavuga ko bafite ubutumwa budasanzwe cyangwa bagashyiraho amatariki y'iherezo ry'isi. Amateka agaragaza ko benshi muri ayo matariki atigeze asohora. Niyo mpamvu Bibiliya ishishikariza abakristo kugenzura buri nyigisho bakayigereranya n'ibyanditswe. Yesu yavuze ko urukundo rwa benshi ruzakonja. Muri iki gihe abantu benshi bavuga ko hari kwiyongera urwango, ihohoterwa, uburiganya n'ubwikunde, ariko kandi
hari n'abakora ibikorwa byinshi byo gufasha ababaye. Ibi bitwibutsa ko buri wese afite uruhare mu gukomeza urukundo n'ubutabera aho atuye. Intego y'ubuhanuzi si ugutera abantu ubwoba. Yesu yashaka ko abigishwa be baba maso, bakabaho bafite kwizera, urukundo n'ibyiringiro. Bibiliya ntiduhamagarira guhora dushakisha amatariki y'imperuka, ahubwo iduhamagarira kubaho ubuzima bushimisha Imana buri munsi. Hari indi ngingo yateje impaka nyinshi kurusha izindi muri Bibiliya: Antikristo n'umubare wa 666. Abantu benshi bumvise bavuga ko 666 ari ikimenyetso cy'imperuka. Hari abagerageje kugihuza n'abayobozi b'ibihugu, ikoranabuhanga, amakarita ya banki, telefone cyangwa ibindi bintu. Ariko se Bibiliya ivuga iki koko? Tugiye gutandukanya ibyanditswe muri Bibiliya n'ibitekerezo byagiye bivuka mu bihe bitandukanye. Ijambo Antikristo riboneka cyane mu nzandiko za Yohana, rivuga umuntu cyangwa abantu bahakana Kristo kandi bakarwanya ukuri kwe. Mu nzandiko za Yohana havugwa ko abagwanya Kristo benshi bamaze kubaho. Bivuze ko umwuka wo kurwanya Kristo warusanzwe ukora no mu gihe intumwa zabagaho. Ariko mu gitabo cy'ibyahishuwe no mu Batesalonike ba kabiri, abakristo benshi babona havugwa n'umuyobozi ukomeye uzigaragaza mu bihe bya nyuma, akayobora abantu benshi. Hari uburyo butandukanye abakristo basobanuramo ibi. Bamwe babifata nk'umuntu umwe uzaza, abandi bakabibona nk'ikimenyetso cy'intambara cyangwa ubutegetsi burwanya Imana. Mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 13 handitswe ko umubare w'inyamaswa ari 666. Uyu murongo umaze imyaka myinshi sobanurwa mu buryo butandukanye. Hari abashakashatsi bavuga ko mu gihe cya Yohana imibare yakoreshwaga no mu guhagararira amazina, bityo bamwe bakaba bahuza uwo mubare n'abategetsi bo mu gihe cya kera. Abandi bo bemera ko umubare 666 izagaragara mu buryo bwihariye mu gihe kizaza. Ni ngombwa ko Bibiliya idatanga ibisobanuro byose mu buryo bworoshye, bityo umuntu akwiye kwitondera umuntu wese uvuga ko azi neza buri kantu kose. Ibyahishuwe bivuga ko abantu bamwe bazashyirwaho ikimenyetso ku kuboko kw'iburyo cyangwa ku gahanga. Mu myaka yashize abantu bagiye bavuga ko icyo kimenyetso ari pasiporo, ikarita y'indangamuntu, kode zo kuri mudasobwa, microchip cyangwa ubundi buryo bw'ikoranabuhanga. Ariko Bibiliya ntivuga mu buryo busobanutse ko ari kimwe muri byo. Niyo mpamvu ari byiza kutavuga ibintu nkaho byamaze kwemezwa kandi ibyanditswe bitabivuga. Bisobanuye iki? Bivuze ko Bibiliya ni igitabo cy'umwuka gisobanurwa n'abanyamwuka. Abantu bashishikazwa n'ubuhanuzi kuko bashaka kumenya ibizaza. Ariko Yesu yibandaga cyane ku kwitegura kuruta gushaka kumenya buri kantu kose k'igihe kizaza. Yashishikarije abigishwa be gukomeza kwizera, gukunda Imana no gukunda bagenzi babo. Muri iki gihe imbuga nkoranyambaga zuzuyemo amashusho y'ubutumwa buvuga ko imperuka yageze cyangwa ko Antikristo yamaze kumenyekana. Hari amakuru amwe aba adafite gihamya cyangwa ashingiye ku bihuha. Bibiliya idusaba kugerageza inyigisho zose no kuzigereranya n'ijambo ry'Imana. Kwizera ntigukwiye gushingira ku bwoba cyangwa ku bihuha, ahubwo gushingiye ku kuri. Nubwo tutazi neza uko ibintu byose bizagenda, Bibiliya ihamagarira abantu kubaho bafite kwizera, ubudahemuka n'urukundo. Aho guhora dutinya ibizaza, dukwiye kubaho twiteguye, dukora icyiza kandi twiringiye Imana. Ubutumwa bukomeye si ugushakisha umubare 666 aho uri hose, ahubwo ni ugukomeza gukurikira Kristo kandi tumwizeye. ugasiga byose ushakashaka, wowe w'igiciro zagukorera b'imbata yawe. Reka turebera hamwe ingingo abantu benshi bibazaho. Ese Yesu azagaruka ryari? Bibiliya itanga isezerano risobanutse ko Yesu azagaruka, ariko hari uburyo butandukanye abakristo basobanuramo uko ibyo bizakurikirana. Mbere yo gusubira mu ijuru, Yesu yasezeranije abigishwa be ko azagaruka.
no mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa abamarayika babwiye abigishwa bati uyu Yesu mwabonye ajyanwa mu ijuru azagaruka nk'uko mwamubonye agenda. Iri ni rimwe mu masezerano akomeye y'ibyiringiro ku bakristo. Mu rwandiko rwa Paulo rwandikiwe abatesalonike handitswe ko igihe umwami azaza abazaba barapfiriye muri Kristo bazabanza kuzuka, hanyuma abazaba bakiriho bazazamurwa basanganira umwami mu kirere. Abakristo benshi bita kuzamurwa kw'Itorero, ariko uburyo iki gikorwa kizakurikirana n'andi mahano buvugwaho mu buryo butandukanye. Harabemera ko Itorero rizazamurwa mbere y'amakuba akomeye, harabemera ko rizanyura muri ayo makuba mbere yo kuzamurwa, kandi abandi bakavuga ko kuzamurwa kw'Itorero no kugaruka kwa Kristo ari igikorwa kimwe. Nubwo batabyumva kimwe, bose bahuriza ku kwizera ko Kristo azagaruka. Mu gitabo cya Daniyeli no mu byahishuwe havugwa igihe cy'amakuba akomeye atigeze abaho mbere. Abantu benshi basobanura ko muri icyo gihe hazabaho ibigeragezo bikomeye, uburiganya, akarengane n'itotezwa ry'abizera. Igitabo cy'ibyahishuwe gikoresha amashusho y'ibimenyetso byinshi, niyo mpamvu hari uburyo butandukanye bwo kugisobanura, kandi ni ngombwa kwitonda kugira ngo tutavuga ibirenze ibyo ibyanditswe bivuga. Bibiliya ivuga ko Yesu azagaruka afite icyubahiro n'imbaraga. Igihe yazaga bwa mbere yavutse nk'umwana i Betelehemu, ariko igihe azagarukira ibyanditswe bimugaragaza nk'umwami utsinda ikibi kandi akazazana ubutabera. Iri ni ryo sezerano ritanga ibyiringiro ku bizera. Mu gitabo cy'ibyahishuwe havugwa ahantu hitwa Harimagedoni. Abantu benshi bagiye bagerageza guhuza iyi ntambara, ariko Bibiliya ntiyaduhaye amakuru yose arambuye ku buryo bizagenda. Icy'ingenzi ni ubutumwa bwayo. Amaherezo ikibi kizatsindwa, Imana niyo izagira intsinzi ya nyuma. Nyuma y'intsinzi ya Kristo, Bibiliya ivuga ku bwami bwe. Abakristo batandukanye ntibabihuza kimwe. Harabemera ko hazabaho imyaka 1000 Kristo azategeka ku isi, abandi bakabibona nk'ikimenyetso cy'ubutegetsi bwe bwo mu buryo bw'umwuka. Nubwo ibisobanuro bitandukanye, bose bemera ko Yesu ari umwami kandi ko azatsinda burundu icyaha n'urupfu. Iyo abantu bumvise ubuhanuzi, hari abahita bagira ubwoba, ariko ubutumwa bwa Yesu bwari ubwo gutanga ibyiringiro kuruta gutera ubwoba. Yashishikariza abantu gukomeza kwizera, gukunda Imana n'abantu, kuba maso no kubaho mu kuri, kudashukwa n'inyigisho z'ibinyoma, gukoresha neza igihe bafite. Nta muntu uzi umunsi cyangwa isaha Yesu azagarukiraho. Niyo mpamvu Bibiliya idusaba kubaho buri munsi nk'abiteguye. Kwitegura si ugutinya, ahubwo ni ukubaho ubuzima bwuzuye ukwizera, imbabazi, ubudahemuka n'urukundo. Umuntu witeguye si uwamenya amabanga yose y'ubuhanuzi, ahubwo nubaho akurikiza ibyo Kristo yigishije. Dusoza, reka turebere hamwe icyo Bibiliya yerekana ku iherezo ry'amateka y'iyi si n'intangiriro y'ibihe bishya. Mu gitabo cy'ibyahishuwe kandi nanone handitswe ko hazabaho urubanza rwa nyuma, aho abantu bazahagarara imbere y'Imana. Bibiliya yigisha ko Imana ari umucamanza utabera. Nta muntu uzacirwa urubanza hashingiwe ku butunzi bwe, icyubahiro cye cyangwa imbaraga ze, ahubwo Imana ireba ukuri n'umutima w'umuntu. Ku bakristo, urubanza rwa nyuma ni igihe ubutabera bw'Imana buzagaragarira kuri bose. Ibyahishuwe kandi bivuga ku gitabo cy'ubugingo. Abizera babona ibi nk'ikimenyetso cy'icyizere cy'ubugingo buhoraho kubakiriye agakiza binyuze kuri Yesu Kristo. Ni ubutumwa butumira abantu kwiringira Imana no kuyikurikira aho kubaho mu bwoba. Kimwe mu byiringiro bikomeye Bibiliya itanga nuko ikibi kitazabaho. Icyaha, urupfu, akarengane n'umubabaro ntibizaba ari byo bigenejo hazaza habizera. Ibyahishuwe bigaragaza ko Imana izatsinda burundu ikibi kandi igashyiraho amahoro arambye. Mu gice cya nyuma cy'ibyahishuwe handitswe ko Imana izarema ijuru rishya n'isi nshya. Bivuga ko ibya kera bizashira maze hatangire ibihe bishya byuzuye amahoro n'ubutungane. Abantu benshi bafata aya magambo nk'isezerano rikomeye ry'ibyiringiro. Hari abasobanura aya magambo mu buryo bw'ikigereranyo, ariko bahuriza ku butumwa bw'uko Imana izasohoza umugambi wayo wo guhindura
byose kuba bishya. Yohana yabonye mwiyerekwa umurwa witwa Yerusalemu nshya umanuka uvuye ku Mana. Uwo murwa usobanurwa nk'ahantu huzuye ubwiza, amahoro n'ubwiza bw'Imana. Bibiliya ivuga ko muri uwo murwa hatazaba amarira, urupfu, gutaka cyangwa kubabara. Aya ni amagambo amaze guhumuriza abantu benshi banyuze mu bihe bikomeye. Iyo twumva ubuhanuzi, hari igihe twibanda cyane ku gushaka kumenya ibizaba ejo, ariko ubutumwa bwa Yesu Kristo buduhamagarira no kubaho neza uyu munsi. Kwizera si ugutegereza gusa ibizaza, ahubwo ni ukubaho mu kuri, gukunda abandi, kubabarira no gukora icyiza buri munsi. Niba ejo hazaza hari mu maboko y'Imana, natwe dukwiye kubaho dufite ibyiringiro aho kubaho dufite ubwoba. Mu buhanuzi bwose twabonye muri Bibiliya bugamije mbere na mbere kwerekana ubudahemuka bw'Imana no guhamagarira abantu kuyiringira. Twabonye kandi ko hari aho abakristo bahuriza naho batandukanira mu gusobanura ubuhanuzi bumwe na bumwe. Niyo mpamvu ari byiza gusoma Bibiliya witonze no gusaba Imana kugira ngo ubashe gusobanukirwa byimbitse, ariko tugakomeza gushaka ukuri. Ukuri ni ahandi hantu tuzagukura. Nta muntu uzi umunsi cyangwa isaha y'iherezo ry'isi, ariko Bibiliya ihamagarira abantu bose kwitegura. Icyizere cya Kristo si uguhunga isi, ahubwo ni ukwiringira ko Imana izasohoza isezerano ryayo, ikavanaho ikibi, ikazana ubutabera n'amahoro bidashira. Nubwo hari ibibazo bimwe bigisaba kwiga ndetse no kumenya biruseho, ubutumwa bukuru bwa Bibiliya burasobanutse cyane. Imana irizerwa, Yesu Kristo ni ibyiringiro by'abizera, kandi ihamagarira abantu bose kuyegera no kuyikurikira. Murakoze cyane kuba mwadukurikiye. Niba iyi documentary yakugiriye umumaro, sangiza abandi kugira ngo nabo babone umwanya wo gusoma no gutekereza ku butumwa bwa Bibiliya. Komeza ushake ukuri, usome ibyanditswe, kandi ubeho ubuzima burangwa no kwizera, urukundo n'ibyiringiro. Iyi ni Pacific Gospel. Twifurije ibihe byiza, kandi ntibajye gukora subscribe. Imana ibahe umugisha. Shaka.